Agasobanuye kacu tugatangiriye hano mu ishyamba. Hari umubyeyi uri kwirukanka ariko ageze hano, hari ikintu cyamukuruye ukuguru. Arebye hejuru, abona marayika ari kumubwira ati ceceka, ndi kugufasha. Ati reba ukuntu wakwihisha, bari abantu bari kugushaka ngo bakuroge, gira vuba vuba. Maze uyu mugore aravuga ati nta kibazo, barakwereka ako kanya. Iryo shamba hari undi mugabo wari urimo afite icyuma cyo guteza umuti ndetse n'umukati ku gasiniya ku gasahani, ari gushakisha mu iri shamba. Barakwereka uyu mugore yari yamaze kwitsimba. Maze uyu mugabo ageze hano aravuga ati kubera iki ndi kumubura, kubera iki tutari kumubona. Barakwereka hari undi mukobwa bari kumwe. Maze uyu mugabo atangira kuvuga ati tugiye kumukorera ibintu ku buryo naryo k'uyu mukati ari buze guhita apfa ako kanya. Gusa ahangaha bari niho n'uyu mugore yari yihishe. Ubwo ngubwo ibyo bari kuvuga byose yari kubyumva. Maze uyu mukobwa aravuga ati ninzanye n'ikirahuri kugira ngo tugisyere mu uyu mukati, maze nabasha kukijya kibashe kumukatagura amara. Maze uyu mugabo aravuga ati niko bimeze rwose. Barakwereka batangiye gufata umukati bari kuwukata. Nyagasani batangiye gufata umukati barawukata kugira ngo bashire ibirahuri hagati y'uyu mukati. Maze uyu mugabo aravuga ati bikora kureba hirya no hino ataza adatunguka hano agahita kubona. Njye namutumyeho ngo aze duhurire hano, bigire vuba vuba rwose. Barakwereka uyu mukobwa ndetse n'uyu musore bari barangije guhonda bino birahuri. Nyakasana aba bantu ni abagome. Uyu mugore yari kugerageza gufata kiriya cyuma, ariko barakwereka baraje bahita mukandagira ku ntoki, nta nubwo bigeze bamubona. Barakwereka batangiye gufata bya birahuri bamaze guhonda babishyira mu uyu mugati mo hagati. Mana yanjye, kugira ngo naza kuryaho ahita ahwera ako kanya. Barakwereka uyu mugore kubera bamukandagiye yahise akuraho ikiganza, maze basa nk'abamwikanze. Gusa bararebye ntibamubona, baramubura. Nyagasani ukurikire. Ubwo barangije gufata ibi birahuri babishize mu mugati bahita bapfundikira. Maze baraseka baravuga ati nizeye neza yuko namara kurya, akimara kuryaho ibyo biraza guhita birangira, maze tukabana nta wundi muntu duhagaze hejuru. Ukurikire. Ubwo uyu mukobwa aravuga ati mana yanjye we, ati nshimishijwe no kubona ari kurya ibi bintu, maze agahita apfa. Uyu mugabo agiye guteraho undi muti k'uyu mukati, uyu mukobwa aramubuza, aramubwira ati ushobora guteraho nta gapfukamunwa wambaye, warangiza ukaza kugira ibibazo. Uyu mukobwa arangije akuramo agapfukamunwa, arangije aramubwira ngo ambara, kandi wibuke yuko hano bagiye kubikorera bo bambaye udupfukamunwa. Hari undi bagiye kubikorera hejuru, we nta n'agapfukamunwa yambaye. Wihishemo hano uri kureba ibyo bari gukora. Barakwereka uyu mugabo yatangiye gupuriza uyu mugati. Aba bantu ni abarozi, bashaka kugira ngo baroge uyu mugore ahita apfa, maze nibarangiza baze batangire kwibanira. Barakwereka bari gutumura bikagera no ku uyu mugore. Wibuke bo bambaye udupfukamunwa kandi we nta gapfukamunwa yambaye. Ubwo uyu mugore aka kanya yahise yatsamura. Nyagasani baravuga ati nta kintu wumvise. Barebye hano gusa ntibamubona. Baravuga ati mbyumvishirize hano, ati turebe niba nta kintu turi kubonaho. Gusa bararebye babona nta kintu gihari. Bakomeje kureba baravuga nta kintu turi kubona. Ukurikire filime witonze. Maze uyu mukobwa aravuga ati si kandi yaba ari uyu mugati watsamuye, ati tubyihorera nta kindi kintu gihari. Ukurikire filime witonze. Barangije kuwupuriza, uyu mugore aravuga ati hari ikindi kintu mfite, ahita akuramo insenda atangira gushira ku uyu mugati. Ukurikire filime witonze. Maze uyu mukobwa arangije aravuga ati turabikoze. Ubwo niko bari no guseka. Uyu mugabo nawe aravuga ati igisigaye ni ukugira ngo baze maze arye ku uyu mukati, maze ahita apfa rwose turi kumureba. Maze uyu mukobwa aravuga ati nkumbuye kumubona ari kurya ku uyu mugati rwose ari gusamba. Barangije ubwo niko bari guseka.
uyu mugore we yari ari kubireba, kandi uyu mugabo niwe wari wamutumyeho ngo baze guhurira hano mu ishyamba, ngo amufitiye siripurize, ngo agiye kumwifuriza isabukuru nziza. Maze uyu mukobwa aravuga ati rwose nibirangiza kubaho tuzahita twibanira mu mahoro, nta wundi muntu uduhagaze hejuru. Maze uyu mukobwa aravuga ati ahubwo bino bintu biri kuntukira, sindi gutekereza ukuntu arabirya bikancanga. Uyu mugabo Nyagasani ni umugome, ashaka kugirira nabi uyu mugore we. Ubwo ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa. Gusa uyu mugore we yari ari kubyumva. Nyagasani aravuga ati mana yanjye, ati uyu ntabwo ari umugabo gusa, ati ahubwo ni shitani. Uyu mugore byaramurenze, umugabo yizeraga. Ubwo ngubwo yumvise ibyo bari kumugambanira hano ngaha, ndetse ari kumwe n'irindi habara. Maze uyu mukobwa aravuga ati ariko ndikumva ibintu biri gutinda, ndikumva biri gutinda kugera. Ubwo uko bari kubivuga niko bari no guseka. Maze uyu mugabo bahita bavuga ati reka tubifate tugende tuve aha ngaha tumushakishe, turebe niba turahura vuba, rwose ndikumva biri gutinda. Ubwo bahise bawufata uyu mukati bamaze kuroga, bahita bagenda. Uyu mugore akimara kugenda yahise abyuka hano hantu, gusa impumuro yari ihari, nako umunuko wari gukabije, yari yaharambiwe kubera imiti bari gutera kuri uriya mugati. Nyagasani, uyu mugore yabonye ko umugabo we rwose nta keza ke. Barakwereka uyu mugore ari kugenda hano, wa mumarayika yaramubonye ari kwirira umunyenga ku byicungo. Maze uyu mugore araje aramubwira ati none marayika nkora iki? Ukurikire filime witonze. Ubwo barakwereka marayika yaje gake gake ari kunyomboka, yaje yerekeza aho bano bagabo bari, uyu mugabo ndetse n'uyu mukobwa bari kugenda bari kumushakisha. Ukurikire filime witonze. Bakomeje kugenda bari gushaka uriya mugore. Maze uyu mugabo aravuga ati si none ko nari navuze ko turahurira hano nkaba ntari kumubona. Maze uyu mukobwa aramubwira ati wasanga yahageze. Maze akatubura ati gusa uyu mukati uri kuntukira. Maze uyu mukobwa yinukirijeho ahita ashaka no kuruka. Maze aravuga ati sinzi ukuntu arawujya. Uyu mugabo ahita avuga ati buretse gatoya nkwereke. Ubwo niko marayika ari no kubacunga. Uyu mugabo yakoze mu mufuka yahise akuramo agaparufe. Maze aravuga ati uri kubona ko ibintu byose mba nabiteguye, uri kubona ko ibintu byose mba nabitekerejeho. Ubwo yahise afata parufe atangira gutera uno mukati. Aba bantu ni abagome mana yanjye, ibi bintu sinzi niba uriya mugore araza kubiryaho. Ubwo marayika ibyo bari gukora byose niko yari ari kubagenzura. Maze uyu mugabo aravuga ati ibintu byose mba nabitekereje mbere y'igihe, mba naketse yuko uyu mukati uri buze kunuka, maze yawumva ntawurye. Uyu mukobwa aravuga ati nibyo bintu, nicyo kintu cya mbere nkwemerera kubera ko utekereza kure. Maze uyu mugabo aravuga ati gutekereza kure rwose ni impano yanjye. Ubwo bari aho ngaho bari kuganira ndetse bari guseka bashimishijwe n'ibyo bari gukora. Ako kanya marayika yahise abacaho, baramwikanze. Nyagasani, baravuga ati nta kintu wumvise gicaho. Maze barakwereka wa mugore ako kanya yahise abaturuka inyuma aravuga ati shushu be, ati bimeze bite? Ati ko nari nagutegereje nkakubura. Ukurikire filime witonze. Maze barebye inyuma babona niwe. Ukurikire. Maze batangira kurebana ndetse no kwicirana amasiri, barangije bahita baseka, baravuga bati tugiye kubikora. Maze uyu mugabo ahita avuga ati ko nari nagutegereje mugore mwiza, ko nari nagutegereje nkakubura wari urihe? Ati nari ngufitiye impano y'isabukuru yawe. Ahita atangira kumwereka wa mugati. Maze uyu mukobwa nawe ahita avuga ati iyi ni siripurize ikomeye. Uyu mukobwa ahita akura utuntu hariya adukuye, namwe muri kuhabona. Ahita tuzana dushira uyu mugore mu mazuru, aramubwira ati pfuke mu mazuru. Iki kigabo cabibona kikavuga ati uko niko kuri. Maze uyu mukobwa aravuga ati rwose tugufitiye siripurize ikomeye kandi imeze neza. Ubwo uyu mugabo nawe ahita atangira kuzana uyu mukati, atatangira kuwuhereza uyu mugore.
ukurikire filime witonze. Gusa uyu mugati ibintu byose bashizemo turabizi. Maze uyu mugabo atangira gupresenta uyu mugati, ati uyu ni umugati mwiza. Batangira no kumuririmbira, we kuvuga ati isabukuru nziza. Ukurikire uyu mugore yakunika mu mutwe agiye kurya, maze bagashaka kumushiriramo, bagashaka kumukubitamo, kumudubikamo umutwe wose. Akavuga ati ariko uyu mugati ndi kubona wagira ngo uyu mugati ntago wejejwe. Ukurikire filime witonze. Maze uyu mugore abaza uyu mugabo ati uyu mugati mwawukoze mu biki? Maze uyu mugabo aramubwira ati uyu mugati twawuguze amafaranga menshi kandi twawuguze uduhenze ndetse n'ahantu heza. Maze uyu mugore aravuga ati ndawishimiye, ariko yashaka kuwuryaho bikamwanga mu nda. Maze aba ngaba babona ntago ari kuwurya. Uyu mugore aravuga ati si bundi mwafata tugasangira. Maze uyu mugabo aramubwira ati twebwe twariye, twe twahaze twijuse, ati ahubwo hasigaye wowe, kandi urabona yuko twabiguteguriye. Ati niba isabukuru ari iyawe, ati ni iyawe. Maze uyu mukobwa aravuga ati niko bimeze rwose, ati wowe urya umukati nta kibazo kibirimo, ati urye nta ribi. Maze uyu mugore aravuga ati ariko impamvu muri kumpatira uyu mugati nizeye ko ari urukundo mumfitiye. Maze uyu mukobwa aravuga ati rwose niko bimeze. Ndetse n'uyu mugabo aravuga ati ndagukunda cyane mugore wanjye. Ubwo uyu mugore ahita avuga ati mfashe uyu mukati maze nkwereke, ati hari akantu nshaka kukwereka. Barakwereka, yahise atangira kuwuhereza uyu mukobwa, aravuga ati hari akantu nshaka kukwereka. Maze uyu mugabo aravuga ati ubundi uri mu biki? Ati ni ukubera iki utari kuwurya ngo tugende tuve mu byo twari turimo mu ishyamba. Barakwereka uyu mugore hari ahantu yakoze, Nyagasani aba ngaba babibonye nabo birabatangaza. Maze akuramo kokombure ahita yihereza umugabo we. Nyagasani umugabo atangira kugiramo n'akantu k'ubwoba. Maze umugore aramubwira ati fata iyi kokombure, ati ariko ntago nkubwiye ngo uyirye, ahubwo ukora ibyo ndi buze kukubwira. Ukurikire filime witonze, ndetse nkwibutse gukanda subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana mu gasobanuro ka buri munsi. Ubwo uyu mugore yakoze muri iyi kokombure maze ahita yivuna. Barakwereka yahise akuramo agatesite, arebye abona aka gatesite ni ak'umuntu utwite. Maze bahita bavugira icyarimwe bati aka gatesite ni akande, ati aka kantu ni akande. Maze uyu mugore ahita amubwira ati nanjye mugabo wanjye uyu munsi nari ngutegereje, ati aka gatesite ni akanjye, ati ubu muno harimo akabebe kawe. Maze bano batangira kuryana inzara bari kuvuga ati ibi tubyirengagize. Maze uyu mugore aravuga ati ni ukuri kw'Imana mugabo wanjye, ati nanjye ubwo wambwiraga ngo nze hano nindi kumva nagutungura, ati nyuma y'igihe kirekire tutari twabona akana, ati rero uyu munsi ni navuze ko ndakwereka ko nanjye natwise. Maze uyu mugabo ahita atangira guseka, gusa uriya mukobwa we byaramubabaje. Maze uyu mugabo aravuga ati cyo nari bingaho nanjye reka ngutungure nkoresheje impano yanjye, ati irya kuyu mugati maze wumve ukuntu uryoshye, ati nibwo uraza kwemera ko nanjye nagutunguye. Ukurikire filime witonze uraza kugenda usobanukirwa. Uyu mugabo aravuga ati nanjye, ati kubw'urukundo ngukunda, noneho akarusho kuba unyeretse yuko unatwite, ati nanjye biranshimishije cyane. Ahita amuhereza wa mukati. Gusa uyu mugore ubanza bamugambaniye, kandi wibuke neza ko ibi bintu yari abizi. Uyu mugore yatangiye kureba hejuru aravuga ati Mana ngiye kurya k'uyu mukati, ati bibe uko ushaka, ati ntibize kuba uko mbishaka. Maze uyu mukobwa yaramubwiye ati rwose irya nta kibazo. Ukurikire filime witonze. Uyu mugore yahise ababwira ati ngiye kuwurya, ati ariko nizere ko nta kibazo kibirimo. Ukurikira arababwira ati nimuza kuba mwangiriye nabi Imana izabibahorera. Ukurikira aba ngaba nabo batangira kureba hirya, barakwereka uyu mugore yahise akuramo bya bintu bari bamusize mu mazuru.
maze atangira kurya k'uyu mugati. Nyagasani sinzi niba ari buze kurokoka bitewe n'uko aba bantu ibintu bawukoreye turabizi. Uyu mugabo yatangiye kuvuga ati ryoherwa mukunzi, ati ndakwinginze irya k'uyu mugati uryoherwe. Ubwo umugore yatangiye kurya k'uyu mugati, maze uyu mugabo we n'uyu mugore bakabwirana bati ibintu bigiye kumubaho ni agahomamunwa. Barakwereka uyu mugore yariye uyu mugati ndetse awurya ashishikaye kuruta n'uko babitekerezaga. Ubwo ngubwo abantu bari gusekera ku ruhande. Nyagasani bari guseka cyane, bari guseka uriya mugore. Gusa barebye hano uyu mugore babona wa wundi Nyagasani, uyu mugore ninde? Bahise babona uwo bari bategereje, babonye undi basa. Nyagasani ubwo ngubwo barakwereka hano hahise haza amasura abiri y'abantu bameze kimwe, maze aba ngaba bitangira kubacangaranya mu bwonko. Uyu mukobwa atangira kuvuga ati si turamenya ari uriya, ati canga turamenya ari uriya, ati turamenya ari uwuhe. Maze uyu mugabo aravuga ati si ibi bintu birashoboka. Barakwereka wa wundi wari wahoze ari kurya uyu mukati yese ahinduka marayika. Aba ngaba bamubonye baza kuyikangamo. Nyagasani barangije baravuga ati ubanza amaso yacu atari gukora neza, kurikira filime witonze. Maze uyu mugore aravuga ati ibyo mwakoze byose nababonye, ati ubwo mwashakaga kungirira nabi, mufata umugati mushiramo buri kimwe cyose, mushaka kwica ubuzima bwanjye, byose nabibonaga. Ati ariko Imana yo mu ijuru, ati kubera ko ari yizi byose ntabwo yatuma ubuzima bwanjye buja mu kangaratete kubera mwebwe. Nyagasani aba ngaba yarababwiye ati muri abagome, ati ni gute mwapanga gukora ibi bintu, ati ni gute mwapanga kungirira nabi, ati ko nta kintu nzi n'abakoreye. Uyu mugore araje ahita avuga ati wowe sinzi akantu yahise amwaka, arangije arigendera basiga mu iryo shamba. Maze bano basigara bumiwe. Bya bindi bavugaga ngo mwanza gucira kobo ariko Imana yari iri kugucira icyanzu. Ubwo ngubwo aba ngaba basigaye hano bari kuvuga ati turabigenza dute, bati ashobora kuba yatubonye. Barakwereka ako kanya hari uwaturutse inyuma, marayika yaturutse inyuma, arangije ahita abafata ku mutwe. Nyagasani arababwira ati ubu ngubu nanjye ubwanjye ndabaziye, ati yuko ibyo mwakoze ntabwo byari ibyanyabyo. Yesu abafata ahita abakubita hasi ako kanya, atangira kubakurubana amaguru. Twasize bagiye ntabwo tuzi ngo bagiye he. Nyagasani dore aba ngaba dore aho baje kwisanga. Baravuga ati turava mu iri shamba gute? Barangije barebye imbere yabo barongera babonamo wa mumarayika. Nyagasani batangira kuvuga bati tubabarire. Maze uyu mumarayika arababwira ati ntabwo mukwiye imbabazi, ati utagira imbabazi nawe nakazigirirwe. Marayika yarongeye arabura, arangije aba ngaba barongera baramubura. Ubwo ngubwo marayika arongera aturuka inyuma, arababwira ati mureke kunshakira iyo ngiyo, ati ndi hano, ati ndaje ngo muhorere uriya mugore, muhorere ibintu mwari mugiye kumukorera mwebwe uko muri babiri, ati kandi ngiye kubagirira nabi kuruta ibyo mwari mugiye kumukorera. Nyagasani uba ngaba batangiye kwicuza kandi ntibyari bigishobotse. Marayika yise azamura amaboko, batangira kuvuga bati tubabarire. Ubwo ngubwo arabakurura, twasize ibyo